Imboro ngufiya uburyo akenshi hari abantu bakunda kuba bafite ipfunwe ngo nuko bagira imboro ngufiya, burya imboro ngufiya biterwa n'uburyo ifitemo ubushake. Iyo rero imboro ngufiya wowe wumva yuko ufite ipfunwe ngo ugira imboro ngufiya, ugasanga ngo ntiwarongora ngo kuko ufite imboro ngufiya. Imboro aho iva hose ikagira yose ni umuntu nyirayo uburyo ayifatamo akayirongoza wa mugore. Iyo rero ufite imboro ngufiya uburyo uzajya urongoramo umugore wawe, wowe utangiza umugore, ntago uhita ufata umugore ngo uhite ngo ufata ya mboro ngo uyicengeze ngo cyangwa ngo uyiseseke mu gituba. Wowe banza woroshye umudamu wawe, umubanza umukarisishe intoki, noneho ugasangaho ubwawo bubere busa nkaho bugaragaririra inyuma y'igitsina. Noneho uko ugenda wowe ukarisisha intoki ukozaho intoki gake gakeya, usa nkaho ukarishisha intoki, wowe niko bwa bushake nawe bugenda buza, ugasa nkaho ugerageza guhita ubyisetingamo muri wowe ukwata ubyiyumvamo ako kanya. Imboro ngufiya rero uburyo uzajya uyikoresha, banza ukarise umugore wawe umukarishishe intoki, wumva imiterere y'igituba, banze wumva uburyo ukuryo kimeze, nawe ubanze ugikorakore ku buryo kitagitoha. Niwumva cya gituba cyatuse rero, wowe ufite imboro ngufiya niwe ndi kubwira uko uzajya ukarisa umugore wawe, ujye uhita ufata umutwe w'imboro uwunyarishe umugore wawe, ujye usa nkaho umanura, ntugakoresha imbaraga nyinshi cyane, umanure uzamura gake gakeya. Noneho kwa kuntu ugenda umanura uzamura gake gakeya, niko wa mudamu ugenda umurisha igituba. Noneho uko umurongoza wa mutwe w'imboro, kuko aho uba wizeye yuko ufite imboro ntoya ikaba ari na ngufiya, ukoresha imbaraga nkeya kugira ngo noneho wa mugore bwabo bubere butangire buse nkaho bwiroganiza, buhite busa nkaho bwiteranya, wa mugore agira ubushyuhe bwinshi, agira ubushake bwinshi. Noneho kwa kundi uba uri kumukarishisha imboro wikoresha umutwe wayo, ni kwa kundi noneho amavangingo atangira kwisuka bitakugoye. Noneho nanyara nk'inshuro ya mbere, akanyara nk'inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, kandi uko ubuzi yuko ufite imboro ntoya watangiye kumunyaza, umunyarisha intoki, ukongera ukamunyarisha n'imboro umutwe wayo ntuyishyiremo imbere. Ndakubwiye ngo wa mugore nimba atinda kurangiza, noneho ukagenda nyara abarangiza ari amavangingo, uko umunyaza abagenda arangiza. Noneho uko agenda arangiza niko utangira kugira ubushake ukomeza utayishyiramo. Noneho uzajya kuyishyiramo imbere wowe kwawe uko ubuzi yuko ufite imboro ntoya, utangira gusa nkaho umucumita gake gakeya, ni hahandi wa mugore none azajya asa nkaho akwikururira, agasa nkaho agufata, nkaho ashyiramo yambara mu gituba, ugasanga wa mugore araryohewe cyane ku buryo none atazumva yuko ufite imboro ntoya. Iyo rero umugabo afite icyo kibazo, aba afite imboro ntoya, nuko azajya afasha umugore we kugira ngo arangize neza bitamugoye. Akenshi rero mukunda kutubaza uburyo ngo umuntu yaba afite imboro ngufiya kandi inanutse ku mpande kandi akaba ari na ntoya. Utangiza umugore wawe umukarishisha intoki, cyangwa intoki zose, fata intoki ebyiri use nkaho ushyiraho ku gituba, use nkaho kuri imishino gake gakeya ugakarishisha intoki. Noneho wa mugore kwa yuko aba yumva uburyohe, asa nkaho agukeneye, wowe ikintu ushaka kuba wamukorera kugira ngo use nkaho yimwima gake gakeya kugira ngo wowe umuhe anyare, uzajya uhita ukoresha umutwe w'imboro. Nuyishyiramo yose, fata umutwe w'imboro utongera ugire gutyo gake gake, ibyo bita kunyaza. Akenshi hari abakoresha imbaraga nyinshi, ugasanga uyishyizeho n'imbaraga nyinshi imboro, wa mugore ahise ananirwa cyangwa ahise yumva yuko umukanze. Iyo rero ukoresha imbaraga nyinshi, umugore arikanga. Shyiraho imboro gakeya, usa nk'uyisigiriza gake gakeya, wa mugore azajya atangira yumve ubushake bwinshi, atangire amanure y'amavangingo ya mbere, amanure ya kabiri, ukiri kumunyaza atari washyiramo imbere, wowe uzajya kumucumita wa mugore yarangije, murangiza ituru ya mbere. Ituru ya kabiri rero, iyo ufite imboro ntoya ku ituru ya kabiri, uburyo noneho uhinduramo gahunda yo kumurongora,
ntago umuha umwanya wo kuba yagarama, kuko umugore yagaramye kandi ufite imboro ntoya ntago wayigeza mu gituba, kwa yuko akenshi usanga yigarukira mu matako, wowe uhita uhindura pozisiyo. Iyo uhinduye pozisiyo rero, hari abagore rero bakunda kuba bagira ipfunwe, ugasanga ingo nyinshi cyane ngo zisenyutse kubera yuko abagabo babo bafite imboro ngo ngufiya, ngo kandi zikaba ari duto cyane, ugasanga ngo ntago tubahagije. Iyo ugaramye wa mugabo wawe ntago yaguhaza, ahubwo wowe icyo ukora ni iki, muhereze agapositeri ko kugira ngo cya gituba cyawe ukimwe cyose kugira ngo ashyiremo ya mboro, kuko aba ari ntoya akaba ari na ngufi. Wowe ikintu ukora uhita umuha agapositeri k'inyuma kihuse, ni hahandi noneho ya mboro asa nk'aho agufatira inyuma, afata gutya ikibuno agasa nk'aho wowe ukimuhayira inyuma, noneho ukagenda acumita, wowe ukajya unyonga. Iyo ugenda unyonga gake gakeya, wa mugabo uba usa nkaho uri kumufasha kugira ngo ayigezemo imbere, kwa yuko ya mboro aba ari ngufiya kandi ikaba ari na ntoya. Iyo rero bigenze gutyo rero, wa mudamu we cyangwa wa mugabo we mukaba mwarahuye mutarabanje gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina kugira ngo umwe arebe igitsina cy'undi, akenshi hari ababihisha kugira ngo wenda atazamwangira uko ateye. Niyo positeri mwakora, mwajya muhindura ak'inyuma, noneho umugore nawe akajya agufasha akagufasha mu akanyonga. Iyo umugore anyonze ni ukoroshya amatako, agasa nk'aho yoroshya amayunguyungu, agasa n'aho anyonga gake uko agenda anyongamo hano mu mayunguyungu, niko hasa nk'aho bigenda bimufasha kugira ngo ya mboro yinjire mu gitsina cy'umugore. Iyo rero wowe ufite imboro ntoya kandi akaba ari ngufiya, akaba ari imboro idafite ubunini ku mpande, ni hahandi wowe ugira ute, ukora ibyo nakubwiye, ugakora positeri, ukamukarisa gutyo, ukajya umufasha gutyo, ukajya ukarisa gutyo. Biba byiza cyane ko yuko wa mugore nawe aba akeneye kumva uburyohe bw'imboro. Iyo rero umugore akeneye uburyohe bw'imboro ukayimwima, ni hahandi usanga umugore atumva ibyiza nyine umukorera, ugasanga nawe wagize ikibazo ati ngira umugabo, ugasanga atangiye kubibwira abaturanyi, kandi buriya amabanga y'urugo ntago aba akenewe kuba yajya hanze. Mwebwe ubwanyu ni mwebwe mubikorera mu buriri, umwe akavuga ati ngiye urankorera gutya, n'undi akavuga ati urankorera gutya, kugira ngo mwese mugire ubushake bwe mwese kandi mukajya murongorwa, urongora umugore wawe n'umugore akarongorwa buri munsi. Ugasanga wa mugore ashatse imboro kwa yuko ubuzi yuko itamuhaza, kwa yuko utawarebye bino biganiro byacu urebe uburyo uzajya umufashamo, umuteguremo, ahubwo wowe ushatse kumwereka yuko utabishaka. Gerageza umufashe, iyo umugore arangije biba byiza akaguha ibyishimo.